so njyewe ikintu ndimo ndakunda kubwira abantu wenda ndimo ndagana ku musozo ndimo ndabwira abanyamakuru cyane cyane bari muri ibi bintu bya showbiz urimo urumva mwana ndimo ndababwira ngo nibareke ibintu byitwa amashyari bashyira ikintu cyitwa ishyari hasi kuko rega abantu bari muri diaspora buri uzarebe nk'igitsina gore gikunda abasitari bya hatari urumva ubundi nabwiye abantu ibintu bibiri udafite amafaranga n'ubu musitari my friend gushaka byakugora urumva kubera ko hari uburyo bwo gukora ikofi hari n'uburyo bwo gukora izina urumva iyo wakoze izina amafaranga araza niyo wakoze ikofi izina riraza ubwo urimo urumva rero utarakoze izina nukore n'ikofi bana naho uwiteka twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mukurikiye Abatoni TV mwe mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali ndetse namwe muri mu ntara zigiye zitandukanye abadukurikiye bari hanze yacyo mu bihugu bigiye bitandukanye byo hanze turabasuhuje cyane ndetse turushaho no kugenda tubashimira cyane mwe mutwereka urukundo rugiye rutandukanye abakoze subscribe abakora like abaduha comment abaduha ibitekerezo bigiye bitandukanye ndetse n'ubundi bufasha turabashimiye cyane tukomeza kwabwa ati mukomeze mugubwe neza cyane uyu munsi rero ni umunsi turi kumwe n'umuntu wagiye umenyekana cyane mu gukora ubusesenguzi bugiye butandukanye yakoze ibiganiro byinshi cyane niwe mubona imbere za kamera z'Abatoni TV turagira ngo dutangirane nawe yibwira abadukurikiye. Murakoze cyane ndabashimiye cyane kunyakira ku Batoni TV Imana ibaha umugisha kandi ndanasuhuza abakunzi bose bakunda chaîne y'Abatoni TV. Amazina yanjye nitwa Jadon Nsenga ndi umusore navukiye mu mujyi wa Kigali na n'uyu munsi niho nyiri. Murakoze cyane. Murakoze cyane hari ukuntu uvuzemo uracyari umusore ubu ndakeka abakobwa benshi nawe batangiye kwita bakureba cyane harimo n'abadiaspora. Uyu munsi tugiye kuganira ku kijyanye na diaspora uburyo iri guca ibintu bigacika hano mu gihugu cy'u Rwanda dore ko yaba abasitari bo mu gihugu ndetse n'abandi bose bari gukunda ikintu kijyanye na diaspora. Urabona muri ino minsi hagiye haba ubukwe bugiye butandukanye ubukwe bw'abasitari ndetse n'abandi bagiye baproposwa ariko ugasanga iyo nkuru cyangwa abantu bari kubikora ni aba diaspora. Ese wowe muri rusange ubundi wumva diaspora ari iki? Ni ukuvuga ngo diaspora ni abantu bari batuye wenda mu bihugu runaka bakimukira mu bindi. Icyo nshatse kuvuga nk'abanyarwanda bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abanyarwanda bari muri Canada, abanyarwanda bari mu Bushinwa, abanyarwanda bari ku mugabane w'Uburayi navuga ko bari muri diaspora. Ni ukuvuga ngo aba diaspora rero ni abaturage bagiye bava mu bihugu bimwe bajya mu bindi. Okay, birumvikana ubaje kuba wabasobanurira abantu ndetse babibaza kuri icyo kibazo cya diaspora. Noneho ni igiki gituma ubona mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko aba diaspora ari bafite amafaranga kurusha abagituye? Umuntu yajya gukora ubukwe ugasanga amaze imyaka myinshi yabayeho gutya ariko ugasanga apropojwe n'umuntu wo hanze nyine wo mu diaspora. Ubona biterwa n'iki? Mu gihugu nta bantu barimo bafite amafaranga bakora ubukwe? So mu by'ukuri wenda icyo nasobanura kuri ibyo ngibyo buriya kugira ngo umuntu ashobore kuba yamara imyaka runaka kugira ngo azabone gushaka bishobora kuba mu buryo bubiri. Ashobora gutinda kubera impamvu wenda byashoboka ko n'ubushobozi ashobora kuba afite cyangwa se abufite ariko nanone wenda rega buriya kuba wenda wakundana n'umukobwa no kuba wamugira umugore ni ibintu bibiri bitandukanye. Buriya kuba wakundana n'umukobwa hari imico aba afite mu bukobwa bwe urumva ku buryo mu rugo utayihanganira. Niyo mpamvu rero kugira ngo uzapfe kubona umugore nyamugore bigusaba gutegereza. Ariko nanone iyo urebye ku bintu bigendanye nanone ikintu cya mbere buriya kiyobora ikintu bita urukundo nirwo rwa mbere buriya mu buzima. Ni ukuvuga ngo byashoboka yuko nshobora kuba wenda urebye muri Afurika yaba ku gitsina gore cyangwa se ku gitsina gabo bisa nkaho umuntu asigaye akunda undi arebera ku bintu kubigaragara. Nk'umukobwa akaba yakunda umuhungu kubera ko afite amafaranga cyangwa se afite ayo mamodoka cyangwa se afite ibintu nyine biraho bifatika. Cyangwa se nanone umusore nawe akaba yashaka umukobwa avuga ati okay nzashaka umukobwa umeze gutya na gutya. Ariko iyo urebye hari muri diaspora mu bihugu byo hanze usanga abazungu cyangwa se wenda abo ngabo twita aba diaspora bavuye mu bihugu runaka mu by'ukuri nabo bazi ko muri Afurika
abakobwa baba muri diaspora bazi ko abahungu bo muri Afurika aribo bahungu bafite urukundo rwa nyarwo. Ari abahungu nyine badatendeka, ari abahungu bafite imico myiza, kubera ko buriya umuntu w'iwanyu umugirira icyizere. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe abo bakobwa bari muri diaspora bakunda abahungu b'abanyarwanda bitewe n'iki, ashobora no kuba yanamukundira ubukene afite. Urumva nubwo ari umukene ariko nyine akamukunda kuko ari uw'iwabo pe. Urumva nanone rero iyo urebye ku bintu bigendanye n'amafaranga, uramutse urebye amafaranga abakobwa bari muri diaspora bakorera n'amafaranga abakobwa bari mu Rwanda bakorera cyangwa se abasore bari mu Rwanda bakorera, ntabwo ayo mafaranga n'ahantu bihuriye. Kubera ko niba abari muri Amerika bakorera amadolari, abo mu Rwanda bakabakorera amanyarwanda, niyo mpamvu uzasanga niyo waba uhanagura inkweto muri Amerika ushobora kuza ukagura inzu nk'eshatu hano mu Rwanda. Muri diaspora rero impamvu abakobwa bafite amafaranga, yaba isaha barayihemberwa, iyo harenzeho umunota barawuhemberwa. Ni ukuvuga ngo bo bazi agaciro k'amafaranga kandi n'abakoresha babo bazi agaciro k'abakozi. Niyo mpamvu usanga ari abantu bari muri diaspora bafite amafaranga. Ubu nawe tuvuge ko nawe wenda waba utegereje kuzashakwa n'umudiaspora. Njyewe ntabwo nshobora kuvuga ngo nzashakwa n'umudiaspora, kubera ko buriya iyo nza kuza kuba wenda ndushaka gushaka umudiaspora banaramushatse, ariko igihe ntabwo cyari icyo, ariko byanashoboka ko yanaza. Ntabwo wakanga amafaranga. Oya, si amafaranga bro, ntabwo ari amafaranga kuvuga ngo ni umudiaspora, ntabwo bivuze ngo kuba ari umudiaspora afite amafaranga. Buriya kuba umudiaspora ni kimwe no kuba ufite amafaranga ni ikindi. Ushobora kuba ubu se ni hari abanyamerika bavukiye muri Amerika kuri uyu munsi wa none barara ku muhanda, batagira icyo kurya, batagira icyo kwambara. Rero ni ukuvuga ngo kumva ngo umuntu yavuye hano mu Rwanda agera muri Amerika, my friend, hari igihe ugera muri Amerika bikagucanga. Ubwo rero uramutse uvuze ngo ugiye gukunda umudiaspora ngo kuko afite amafaranga, ushobora guseba. Ahubwo senga Imana naza nafite amafaranga ntacyo bitwaye, ariko utagiye kubihangaho amaso. Okay, noneho reba muri ino minsi urabona ko mu Rwanda nyine dufite abasitari bajyanye yaba baririmba ndetse n'ababyina cyangwa n'abakina filime. Muri ino minsi urabona abo basitari bamwe na bamwe bagiye baproposwa ndetse n'abandi nabo bashakwa n'abadiaspora, kandi bamaze igihe kinini tukumvikana ati bari mu rukundo n'abo mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nyuma yaho ukaza kumva ati ni umunyarwanda wo hanze wamushatse. Ese ni ukuvuga ko abo basitari batapfa kwemera abahungu bo mu gihugu cyabo? Buriya ngiye kubwira akantu kamwe, buriya nakubwira ngo umuntu mubana biragoye kumuhitamo. Ahubwo impamvu nshaka kubigusobanura ni iyihe, ndabisobanura mu buryo bwumvikana. Ni ukuvuga ngo tuvuge nimba hari umukobwa turirimbana muri korari, sibyo? Nyine turirirwana, ni inshuti nyine iri aho ngaho isanzwe tu. Urumva kugira ngo nzamuhitemo wenda ngo mugire umugore, rega nanone utabona bari abatipe bashaka abadiaspora, cyangwa ngo ubone abakobwa b'abadiaspora bashakanye n'abasitari bo mu Rwanda b'abatipe, ntabwo biba byapfuye kuza. Ntabwo umutipe aba yamushatse ko ari umudiaspora gusa. Hari na details zimwe na zimwe bagenda bigaho bakareba koko wamugani niba koko bikwiriye ko baba babana. Tuvuge wenda reka duhere kuri Safi, sibyo? Turagaruka ku cy'amafaranga. Safi Madiba umugore we afite amafaranga, sibyo? Twagera kuri wenda reka tugaruke noneho ku gitsina gabo, ubuse yaba Debeni yaba na Pamela bafite amafaranga. Urumva ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ari ko umusitari wo mu Rwanda atashaka umukobwa wo mu Rwanda tu. Urumva ahubwo kuba yava mu Rwanda akajya gushaka umunyarwanda wagiye muri Amerika, ni ukuvuga ngo ni ibintu nyine birangaho nk'uko buri muntu agira rega buri Imana niyigena. None se ubwo urwo rukundo wowe waruvuga tuvuge umuntu aba muri Amerika undi aba mu Rwanda, bakundaniye kuri chat, ngira ngo ni chat bakundanira mpaka ibintu byose bakayipanga, ubukwe bukazaba, ntagiye mwafashe cyo kuba mwamarana uwo mwaka ngahe muziranye cyangwa munabonana, ubona ari urukundo rumeze gute ubundi? None se ni bangahe bakundanye imyaka igeze muri 4 cyangwa 5 cyangwa 6 ariko birangira batabanye kandi barakundanye tubahorana? Ariko hari abantu bandikiranye gutyo, bahurira kuri Facebook, bahurira kuri Instagram, bahurira kuri Twitter, ariko na n'uyu munsi wa none ingo zabo zirakomeye. Babyaye 3, babyaye 4. Urimo urumva rero buriya agaciro si ukuvuga ngo uri murandikirana n'umuntu ntabwo mwari mwabona na vis-a-vis. Urumva ahubwo agaciro ni ukumenya ngo ese uyu muntu nubwo tuvugana tukavuganira kuri za social media, ubundi uyu muntu ni muntu ki, ameze ati. Urumva
ni ukuvuga ngo rero kugira ngo uwo mukobwa azajye kuva muri Amerika aze mu Rwanda bakorera ubukwe mu Rwanda, cyangwa uve mu Rwanda ujye muri Amerika mukorera ubukwe muri Amerika, si ibintu bipfa kubaho. Imana niba yabigizemo uruhare tu, kuko ntibyashoboka, kubera ko abantu barakundana nyine bagakundana tu imyaka 5, 6, ariko bikarangira batanabanye, ariko abandikirana bakandikirana ariko bakabana. Rega buri icyambere nubwo uri mu Rwanda ukaba uri kwandikirana n'umukobwa uri hanze, mwese muri Abanyarwanda, ariko nta mwanya ufite wo kuba mwabonana imbona nkubone ngo mumarane igihe umureba umuzi uzi imico ye. None se ni hari n'abakoze ubukwe batari banahura? Ubukwe buraba batari banahura bakoresha ifoto tu. Ubwo bukwe wabuvuga nka gute? Ubwo se ni ubukwe cyangwa ni ibindi bindi? Rega mwana, byose haherekejwe harimo n'amafaranga buri. Harimo n'amafaranga. Kubera ko ibyo nakubwira byose mu busobanuro burimo busobanutse nuko nyine nta mafaranga tu. Urumva? Wenda nerure mwubwire nta mafaranga. Ubwo urimo urumva rero niba umukobwa yarakoze wenda akabona ayo mafaranga, ashobora guhura n'umuhungu runaka, kuko rega abantu bari muri diaspora buri uzarebe nk'igitsina gore gikunda abasitari bya hatari. Urumva? Ubundi nabwiye abantu ibintu bibiri: udafite amafaranga n'ubu umusitari, my friend, gushaka byakugora. Urumva? Kubera ko hari uburyo bwo gukora ikofi, hari n'uburyo bwo gukora izina. Urumva? Iyo wakoze izina amafaranga araza, niyo wakoze ikofi izina riraza. Ubwo urimo urumva rero utarakoze izina nukore n'ikofi, bana naho Uwiteka ni uguheba nimba utari muri ibyo byiciro bibiri, uraheba nyine ukigendera. Umugore wa Safi yagiye gukunda Safi kubera ko Safi ari umusitari yakoze izina. The Ben yagiye gukunda Pamela nawe yakoze izina. Ingero zose naguha Meddy ajya gushaka uriya munyatiyopiya yigeze no kumuca amazi. Meddy akiri hasi, ariko Meddy aho amaze gukorera izina umukobwa aramwemera. Niyo mpamvu rero wa mugani, kora izina cyangwa ukora ikofi basi. Ni ukuvuga ngo abadafite ahantu na hamwe baherereye ibo bafite ibibazo cyane. Naho imbaraga z'Imana. Nanone noneho reka duse nkaho dusanga twinjiye noneho n'ubundi turacyari kuri diaspora, ariko noneho twinjire mu biheruka kuba. Mu gihe cyashize twagiye tubona nyine ubukwe bwa Bijou. Ise wowe buriya bukwe urabivuga, havuzeho amagambo agiye atandukanye ngo yashatse atwite, ngo hari ibintu byinshi byagiye bivugwa. Ise wowe buriya bukwe ni ikihe kintu bivugaho? None se ubundi ikibazo nuko yashatse atwite, nibyo birimo birancanga, kubera ko hari ushakwa yarabyaye afite umwana, no kuba rero rega buriya nanone nakubwira ngo Bijou yakoze izina, kuko iyo batarakoze izina niyo ari kuvugwa. Kuba rero kuba yarashatse, si ubundi ikibazo ni iki? Kuba umugabo we yaramukunze nyine akemera kumugira umugore, ndumva n'ikibazo kirimo n'impamvu yo kubyiga. Ni ukuvuga ngo urabona Bijou hari inkuru zindi zatambutse mbere y'uko bari baramutereye ivi, nyuma yaza gukuramo impeta yisubiza nyirayo. Nyuma yaho ibyo bindi by'ubukwe bwe nubwo bwamenyekanye, ariko ntango byarigeze bicicikana cyane ko umuntu ugiye kumushaka ari uriya. Nyine ni ubukwe busa nkaho bwabaye butunguranye. Kandi urabizi ko basitari aba ari ibintu bigomba kugenda bikamenyekana, ugasanga ati buri runaka afite ubukwe bigafata igihe kinini cyane, ariko we byabaye nka pafu nyine bitunguranye cyane nk'umuntu w'umusitari. Rega buriya icyo nshaka kugusobanura ni iki ngiki. Buriya hari uburyo, yaba abakobwa cyangwa se abasore, hari ikintu dukunda gukora cyitwa gutendeka, sibyo? So ukaba ushobora kuba warambagiza umukobwa akakwemerera, wenda tuvuga ufite moto, ejo hakaza undi ufite ivatiri nawe ukamwemerera, ejo handi hakaza ufite rava nawe ukamwemerera. Urimo urumva? Ariko nyirizina ugasanga hari undi ukunda bya nyabyo. Urumva? Bya nyabyo ku buryo ushobora kuvuga uti njyewe nk'umukobwa mfite ungurira amavuta, mfite ushinzwe kunyambika, mfite ushinzwe kungaburira, mfite ushinzwe kumenyera telefone niba yashaje cyangwa yapfuye akagura indi. Urumva? Nuko nyine abafite uburyo yabapanze tu. Urumva? Ariko ugasanga hari nyirizina nyine udashobora no kugaragara mu binyamakuru, cyangwa se utashobora no kugaragara mu nshuti ze zisanzwe. Urumva? Ahubwo wakazagaragara mu gihe runaka. Ubwo urimo urumva rero kuba Bijou byaranabaye kuriya, icyambere bishobora kuba kugira ngo akomeze kubaka izina, akomeze kuba umusitari. Kuko iyo meta iyo ataza kuyikuramo ngo ayisubize nyirayo, ntabwo ibyo ngibyo byari kumenyekana.
ni ukuvuga ngo hari revu umuntu ageraho akabona ko ikintu cyose ashobora kuba yakora gishobora kumugeza ku rundi rwego. Ese reka ngo urugero rwa hafi, niba Rocky yifasha akavuga ati njyewe Rocky nakoze ubukwe, urimo urumva, bigakwirakwira ama views akaba ama views, nyuma akababwira ati reka reka kari agatwiko, urumva. Ni ukuvuga ngo kuba Bijou rero yarashatse atwite, icyo ngicyo si ikibazo, ahubwo ni ukumenya ngo mbese uwamuteye inda ninde. Ni ukuvuga ngo uwamuteye inda uriya mutipe, uriya mugabo wa Bijou ntacyo yigeze abivugaho, urumva. Kandi na Bijou nawe ubwe ntabwo yigeze yitangariza amakuru ngo avuge ngo ndatwite, urumva. Ahubwo abantu bagiye bakora ubushakashatsi bwabo, bakora ubusesenguzi bwabo, ariko nakubwira ngo Bijou kuba twite, urimo urumva, ariko bisa nkaho n'iriya nda ye ninagaragara, ariko arayifite. None se Bijou ikibazo mfite, Bijou we bwe yigeze yivugira ko ahazi, nako yigeze yivugira ko atwite. Erega ngo none se ubu nkubaje turi umujura, we wakivyangura umujura, cyangwa bisa nkaho ari twebwe tukubona, ari twebwe tubikubonamo. Ariko nanone nubwo atwite, pfa kuba uwo mushatse azemera kurera uwo mwana, njye ndumva tutanabigira iki, se twanabigiraho ikibazo. Uwo mushatse yemeye ko Bijou ibye byose, yaba ibibi cyangwa ibyiza, azabyihanganira. None se ubu nkatwe turakora ubusesenguzi tuvuge ngo Bijou aratwite mureke, ntibyanashoboka. Ntacyo. Noneho tukiri aho ngaho turagira ngo noneho duse nkaho turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ese urabona ari iki muri iyi industry y'ibijyanye na industry ya sinema cyangwa y'ubuhanzi muri iki gihugu cy'u Rwanda, uburyo bihagaze mu kurabona uyu mwaka turangije 2021 havuzwemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse abahanzi bamwe nyine bagaragara mu yindi sura itari isanzwe, kuko niwo mwaka abahanzi benshi bakozemo ubukwe, bakozemo ibintu bigiye bitandukanye byabo byiza. Ese wowe urabona biri kugenda bijya kuri we rwego? So njyewe icyo nakubwira wenda kuri icyo kibazo mbajije, navuga ngo 2021 bisa nkaho ari umwaka waranzwemo na Covid cyane. Covid ituma habamo igabanywa ry'abantu, yaba mu bukwe cyangwa se mu bindi birori runaka, ku buryo umuntu wese wari ufite ikibazo cyo gukora ubukwe bitewe n'abantu baziranye umubare wabo, ubwo bukwe uwo munsi yarabukoze. Urumva, kubera ko bari 30 30, ubaze ikesi ya Fanta irimo amavide 28, ubwo urimo urumva ni Fanta 30, no kurya nyine bijeri iri hasi cyane tu, urimo urumva. Ubwo urimo urumva rero navuga ngo uruhande rumwe, yaba abahanzi cyangwa se wenda abakinnyi ba filime cyangwa bari muri showbiz nyarwanda, navuga ngo bahuye n'ikibazo cy'iyi Covid yangije byinshi, yaba mu buzima busanzwe. Hari abasitari bashonje my friend, inzara irabica kabisa, inzara ibamerera nabi, urimo urumva. Ariko urimo urumva nimba uwo muntu yaravuze ati wenda njyewe nubwo ndi umusitari mfite 2,000,000 nkoze ubukwe, sibyo? Icyo navuga ni ikiro, ni ukuvuga ngo uriya mwaka wa 2021 wabaye umwaka utoroshye, urumva, yaba muri sinema nyarwanda cyangwa se muri industry, muri showbiz muri rusange, urimo urumva. Ni ukuvuga ngo rero kuba barahuye n'icyo kibazo cya Covid, haba ibitaramo barabihagaritse, n'ubu ngubu muri 2022 ibitaramo ntabwo byemewe, urimo urumva. Ni ukuvuga ngo rero kuba abasitari barakoze ubukwe wenda bakabukora ari benshi, cyari cyo gihe cyabo. Ni ukuvuga ngo iyi Covid yarabafashe kuba bakora ubukwe bitewe n'ubushobozi. Yes, Covid yafashije abantu benshi ndetse n'abasitari n'abandi bantu benshi muri rusange. Ubu byatumye ubushobozi bwari buri, amafaranga nyine yari make, ku buryo wabaga wifite wenda 300 ukaba wahabwa sare, ugasanga 300 cyangwa 700 bikoze ubukwe burarangiye. Noneho gayibaze nk'uwashatse mu diaspora, ubwo byabaga byoroshye cyane. Ya birumvikana rero ibihe tuba turimo abari ibihe babigiye bitandukanye, habamo ibyiza ndetse n'ibindi bibi cyane babigiye bitandukanye. Hari ibifasha abantu ndetse n'ibituma abantu ubushobozi bwabo bugenda bubura cyane. Turashimira rero mwese mwakomeje kubana natwe, twabwira ko iyi ari Abaton TV, ibiganiro byo nakagaruka. Turagira ngo none mu gusoza dusaba umuvandimwe nyine agire ikintu nawe yakisabira nyine yabakurikira showbiz muri rusange, tunasoza. Murakoze cyane. So njyewe ikintu ndimo ndakunda kubwira abantu, wenda ndimo ndagana ku musozo, ndimo ndabwira abanyamakuru cyane cyane bari muri ibi bintu bya showbiz, urimo urumva mwana, ndimo ndababwira ngo nibareke ibintu byitwa amashyari, bashyira ikintu cyitwa ishyari hasi. Njye nabwiye abantu ndavuga ngo showbiz nyarwanda cyangwa se YouTube ni uruganda runini cyane, urimo urumva.
YouTube ntabwo yigeze ibura amafaranga yo guhemba umuntu ufite ikinyamakuru runaka, uretse n'abariho ubu ngubu n'abazaza hanyuma nabo YouTube izabahemba. Urimo urumva? Ahubwo bareka amashyari yo kuvuga ngo runaka ateye imbere ageze views 500, mfite 400, atumira abasitari aba n'aba ngaba, njye sinabona ubushobozi bwo kubazana, njyewe ndi kubabwira ngo nibareka amashyari man, bo bashyire hamwe, ahubwo twebwe twiyubakire showbiz nyarwanda. Urumva? Ku buryo n'umwana tuvuga uzagukomokaho wowe hazavuga ati papa yakoze ibintu bizima, nawe azashinga ikinyamakuru nawe gikurikirwe atahe ejo haza undi. Aho ubundi ndi kubabwira ngo niyagumeza kuza ibintu by'amashyari my friend, ibi tuzajya hasi, kubera yuko iyo urebye ugasanga wenda uburyo ibinyamakuru twakwitwa ibinyamakuru biri hejuru bisa nkaho ari byo binyamakuru birimo birahangana cyane. Urimo urumva? None ibaze twebwe noneho tukiri hasi, tukiri muri views 2,000, ibaze noneho twebwe bizagenda biti. Ngende kubabwira ngo mureke ishyari, kandi mbwira n'abantu bose bakunda showbiz nyarwanda, ndababwira ni rwose pe bajye bakomeza bakunde showbiz nyarwanda, bakurikira ibiganiro byose. Urumva? Yaba subscribe, like na share bakomeze babikore, nubwo harimo abantu barwanya abandi ariko n'abazima barahari bazakora ibintu bizima. Murakoze cyane, nicyo nanarenzaho nibyo ngibyo, kandi nanabashimira kuba mwadutumiye. Imana ibahe umugisha cyane. Sawa, murakoze cyane namwe. Sawa.